Nshuti za Shishoza TV1 turabashuhuje. Umunyarwanda yaciye umugani ngo uko inkende yurira igiti niko irushaho kugaragaza ubwambure bwayo. Trump akomeje gushyira hanze ubwambure bwa Amerika. Ese Amerika isanzwe ikora ubujura bwitwaje kiboko? Mu minsi ishize Amerika yashyize ahagaragara uburyo yashimuse ubwato bwa Irani kandi itegeko ry'Imana ribibuza. Itegeko ry'Imana riragira riti ntuzibe. Reka twifashishe Bibiliya kuva 20:15 ntuzibe. Iri ni rimwe mu mategeko 10 y'Imana yahawe Abisiraheli binyuze kuri Mose. Reka turebe mu Migani 10:2. Ubutunzi bwabonetse mu buryo bubi nta nyungu butanga. Icyo bivuze mu buryo bwagutse ni iki? Bibiliya ntivuga gusa ntuzibe mu buryo bwo gufata ibintu by'abandi. Ivuga ngo kutarya iby'abandi mu buryo butemewe, kuba inyangamugayo, gukora ukabaho mu kuri. Muri aya mategeko 10 kandi yahawe Mose kuva 20:13 haragira hati ntuzice. Igikomeye kurusha ibindi ni uko abakikirijwe aya mategeko ari bo bari kuyangiza. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Khamenei yishwe n'Abisiraheli, yishwe n'ibitero bya Israeli ifatanyije na Amerika. Reka dutangire. Kirazira kwiba. Ibi twabikuriyemo, turabizi ndetse tubyigisha n'abana bato. Ariko se wavuga iki kubiba ku manywa y'ihangu bagashyira ku maradiyo bati twafashe ubwato bwa Irani? Nkaho ibyo bidahagije, peteroli irimo bakayitwarira. Ntibayiranguye, ntibayishyuye, bagahamagara itangazamakuru bati twakoze operasiyo kandi yagenze neza. Isi yose ikandika, isi yose ikabivuga. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo indi ijya gucura izindi yigira nkuru. Urumva neza uyu mugani? Ngo indi ijya gucura izindi yigira nkuru. Iyo umuntu agiye gukora ikintu kibi akitwaza amagambo meza ko aharanira demokarasi, uyu munsi turavuga ikintu gikomeye cyane. Amerika yivuga nk'umurinzi wa demokarasi, ariko igakora ibikorwa by'ubwicanyi, ubujura, byose bikambika ikote ry'umweru ryitwa demokarasi. Ese ni ukuri cyangwa ni propaganda cyangwa ni isi iri guhinduka? Kirazira kwiba, ariko bamwe barabyiga. Mu muco nyarwanda kwiba ni icyaha, kwiba ni isoni. Uwibye ahanwa n'amategeko. Ariko mu rwego mpuzamahanga biba bite? Hari ibihugu bifite imbaraga bikora ibintu by'ubujura ariko bikitwa operasiyo cyangwa ibikorwa by'umutekano. Ni nko kubona umwana wibye umuneke ukamukubita, umugabo munini wibye imodoka ati narindi muri operasiyo, narindi muri misiyo. Amerika n'ishyaka rya demokarasi. Amerika yagiye yigaragaza nk'igihugu gifite ubwigenge, yagiye yigaragaza nk'igihugu cya mbere mu kurengera uburenganzira bwa muntu, gushyigikira demokarasi no kurwanya akarengane. Ariko se ibyo ivuga bihurwa n'ibyo ikora? Igisubizo ni oya. Kenshi twumva bavuga ngo we are protecting global stability, ariko nyuma y'ayo magambo meza hari ibikorwa byibasira ibindi bihugu. Hari gufata imitungo itari iyabo, hari ugushimuta abaperezida b'ibindi bihugu, kubanyaga, gutwara ibyabo, hari n'ibikorwa bisa no kwivanga mu bandi. None si ibyo byose, si byo bita ubujura bwambaye kiboko, si byo bita ubujura bwa kiboko bukoresheje kiboko? Ni ubujura bwambaye ikote rya demokarasi. Reka tukubwize ukuri utasanga ahandi. Amerika yatwaye ubwato bwa Irani, baribye kuko batwaye ibitari ibyabo. Hari abavuga ko ari ugukumira ibikorwa bibi, hari n'abavuga ko ari inyungu za politike n'ubukungu, ariko ikibazo nyamukuru ni iki:
ninde ufite uburenganzira bwo gufata iby'abandi? Niba ari amategeko mpuzamahanga, ese akoreshwa kuri bose kimwe, cyangwa hari abemerewe gukora ibyo abandi batemerewe? Isi ya none ifite ibintu bitangaje. Iyo igihugu gito gikoze ikintu byitwa icyaha. Iyo igihugu gikomeye gikoze nka cya kindi byitwa strategy cyangwa operasiyo y'umutekano, guhashya iterabwoba n'ibindi nk'ibyo. Urugero, ushikuje telefone ni umujura, ariko ushikuje ubwato bw'ikindi gihugu ni super power, ari muri operasiyo y'umutekano, ari kurwanya iterabwoba. Aha niho umunyarwanda agira ati, inda ijya gucura izindi yigira nkuru. Babanza kuvuga amagambo meza, bakerekana nk'intungane, nyuma bagakora ibinyuranye n'ibyo bavuga. Politike n'inyungu zihishe nizo ziyoboye isi. Isi iyobowe n'inyungu, amavuta, ubucuruzi, imbaraga z'igisirikare. Iyo ibyo byose bihurijwe hamwe, ukuri kurahinduka, amategeko arahinduka, n'amagambo agahinduka. Ubujura bugahinduka operation, security measures, strategic move. Uwo mutavuga kimwe agahinduka umutwe w'iterabwoba. Uwo nta demokarasi aba agira. Akeneye guhabwa demokarasi na Amerika. Ariko se abatuye isi bo babibona bate? Babifata bate? Ariko se reka turangize tuvuga iki? Kirazira kwiba. Ariko isi ntikoresha iri tegeko kuri bose kimwe. Hari abahanwa, hari abayihanganirwa, hari n'ababyita ubutwari. Wese ukurikiye iyi video ubitekerezaho iki? Ese Amerika irengera isi cyangwa irengera inyungu zayo bwite? Cyangwa ukuri kuri hagati y'aya magambo yombi? Wowe ukurikiye ino video, mu makuru ufite, Amerika uyuzi ute? Nk'igihugu cya demokarasi cyangwa nk'igihugu kigwizaho imitungo gihohotera ibindi bihugu? Ubundi se Amerika ninde wayigize umwami w'isi? Yatowe n'isi yose? Igisubizo ni oya. Akaruta kandi karakamira. Ikote rya demokarasi ryabaye intwari irinze isi. Mu by'ukuri ubwambure bwa Amerika bushyizwe hanze na Trump by'umwihariko kurusha abandi ba perezida. Ni ukuvuga ngo Amerika ni uko isanzwe, niyo bico yayo. Icyo Trump akoze ni uko agaragaje ubwambure akarenza aho bigomba kugera. Kwiyamamaza yavugaga kwirinda intambara. Uyu munsi niko bimeze. Ibyo yavugaga si byo yashyize mu bikorwa. Ibi byose si ibya Perezida Donald Trump wenyine, ahubwo niko Amerika isanzwe. Amerika, imico yose mubona si mishya, ahubwo ikiriho ni ikote rya demokarasi ry'umweru yitwikira. Niba iyi video guteye gutekereza, kanda like, andika igitekerezo cyawe hasi, ukore subscribe, kuko hano tuvuga ukuri kugutera gutekereza, kugutera gukoresha ubwonko ukibaza byinshi. Utwandikire muri comment igitekerezo cyawe, wowe Amerika uyifata ute? Mwakoze kudukurikira, naho ubutaha mu biganiro byacu byiza bigutyaza ubwenge.